Murakoze. Murakoze cyane mwese mugiye kurikirana ino video tugiye gushiraho ubu ngubu. Turashaka tuvuge ku bintu bikeya, turashaka tuvuge kuri visa. Ubushize twavuze ku moko menshi cyane ya visa, twavuze ko hariho amoko agera kuri 22 ya visa. Hanyuma tuvuga ko dushaka kubishira mu bice hafi 8. Muri ibyo bice 8 ukurikiye video twashizeho ubushize nibisobanura neza, twabonye ko muri zino za visa zose udashobora kuburamo visa nimwe yakuzana uko byagenda kose. Ubikurikiranye neza ntabwo wabura na visa nimwe yakuzana. Ariko ubu ngubu ndashaka ko tuvugana kuri visa ebyiri, amoko abiri ya visa. Ndashaka mvuge kuri visa bita ngo ni transit visa, hanyuma tuvuge kuri F visa. Reka dutangire kuri no transit visa. Transit visa mbere twavuze ngo transit visa ni visa ikwemera guca ahantu, guca mu gihugu gusa uhita kugenda ukajya mu kindi gihugu. Niyo transit visa iyo ngiye. Ariko ibihugu biratandukanye. Hari ibihugu bimwe na bimwe bikwemera ko ushobora kubona transit visa, hakaba n'ibindi bihugu bitakwemera kubona transit visa. Urabona ahanini iyo igihugu cyavuze ngo ntabwo ugomba kubona transit visa, urumva ahani biba nkaho nta connection, nta ndege zihanyura ngo zifata abantu ngo zibajyana ahandi. Niho bikoze kuba ahani usanga ari gutyo bimeze. Kuko abantu indege zijya zihagara, wenda ishobora kuva nko muri Afrika ikagara muri Ethiopia, ava muri Ethiopia ikagara muri wenda Rome cyangwa i Burayi ikabona kuza muri Amerika. Urumva rero izo nzira zose gutyo, hari ibihugu bimwe na bimwe bivuga ngo okay, twebwe turashaka abantu bose bari guce mu gihugu cyacu uko bagomba kuba bafite transit visa cyangwa visa ibemera guhagara ku kibuga cyacu, ku kibuga cy'icyo gihugu. Hari abandi bavuga ngo hoya, niba ari igihe gitoya gusa, niba ari nk'amasaha 2 umwanya mutoya, umuntu ntabwo akeneye transit visa, ashaka kuza gusa mu buryo busanzwe akaguma mu kibuga cy'indege, ntasohoke mu kibuga cy'indege. Hari abandi bavuga ngo hoya, abantu bashobora kuza bageraho nka nubwo barangiza umunsi umwe cyangwa iminsi 2 aho bategereje indi ndege, ntabwo bagomba no kujya no muri hotel, bagomba kuguma ku kibuga cy'indege ngo badatoroka ngo bajye ahandi, basohoke mu buryo butemewe n'amategeko cyangwa bagire uko baca kuri immigration kandi batemere kwinjira mu gihugu. Uko niko transit visa nyinshi cyane zikunze kuba zimeze. Nshobora kuba nk'ibihugu bimwe na bimwe biba ngombwa ko umuntu agira transit visa. Wenda twavuga nka Afghanistan ugomba kuba ufite transit visa. Mu gihugu bita ngo Bangladesh ugomba kuba ufite transit visa. Muri DRC cyangwa muri Congo, Democratic Republic of Congo, ugomba kuba ufite transit visa. Ariko urebye neza wasanga ese muri Congo harimo connection y'indege kugira ngo ushobore kujya mu kindi gihugu. Wenda dushobora kuvuga nk'indege iri kuva, wenda ku rugero indege iva tuvuge i Burayi ishaka kujya muri Uganda n'urugero. Iraza ikagera Ethiopia, ikava Ethiopia ikaza i Burundi, wenda ikava i Burundi ikagera mu Rwanda, ikava mu Rwanda ikabona kujya muri Uganda. Ariko ntabwo wabona indege uvuga ngo ivuye i Burayi ije Ethiopia, ivuye Ethiopia igiye muri Congo, ivuye muri Congo nta ndege zikunze kujya muri Congo kubera n'umutekano muke bafite. Biragoye kugira ngo ubone indege ikora connection muri Congo. Ariko Congo nayo isaba ko ugomba kuba ufite iyo ngiye bita ngo transit visa. Hari ibindi bihugu bitanga za Eritrea, ibihugu bitanga na Ethiopia nayo na Ghana, Iran na Iraq, hanyuma Nigeria na Pakistan. Bikunze gusaba uko umuntu agomba kuba afite transit visa. Nuko bimeze. None kugira ngo ubone transit visa ugomba gusaba transit visa. Ishobora gutinda bigatuma urugendo rwawe rutinda. Wenda tuvuge ushaka kujya wenda muri Canada, bakavuga niba ujya muri Canada indege igomba gutwara igomba guca muri Amerika. Nukuvuga ugomba gukora application
ya transit visa muri Amerika. Transit visa ishobora gufata iminsi ingahe? Ishobora gufata byibuze n'iminsi 60 cyangwa iminsi myinshi, wenda tuvuge iminsi myinshi tutazi uko yabingana kugira ngo ushobore kubona transit visa. Urumva aho ngaho biragorana cyane. Abantu bashaka indege ziva zishobora uhitamo indege uzi uko ari indege iri bugende itari buhagarare. Aho ngaho bisaba ko umuntu agomba kuba afite transit visa, kuko za transit visa zishobora gutuma umuntu atinda cyane mu rugendo kandi atagombye gutinda, cyangwa ugatinda gufata urugendo kandi atari ngombwa. Urumva uko niko bimeze. Ariko abantu bashobora kwibaza, ese muri Amerika wera tuvuge ku rugero, muri Amerika ni ibihugu kibyemerewe kwinjira muri Amerika badafite za visa? Kuko nta birahari. Ni nko mu Rwanda cyangwa muri Afurika y'u Burundi, Kongo, Uganda, abo ngabo bose hari ibihugu bimwe na bimwe ushobora kwinjiramo udafite visa, ugahaguruka gusa nta visa ukinjiramo. Hari bamwe nabo bajya bavuga ngo ushobora gufatira visa ku kibuga cy'indege, bamwe barabivuga gutyo. Ariko ushobora kwibaza, muri Amerika ni igihugu cyemerewe, ni ibihugu byemerewe kwinjira muri Amerika badafite za visa? Birahari, kuko hari icyo bita ngo ni VWP. VWP ni ukuvuga visa waiver program. Hari icyo bita VWP, ariyo bita ngo ni visa waiver, bavuga ngo ni visa waiver program. Ushobora kureba ibingibi niba uri i Burayi cyangwa ahantu uko haba hameze kose, ni ukuvuga visa waiver program. Ino hari igihugu, amasezerano ibihugu bimwe na bimwe bifitanye n'ibindi, byuko ushobora kwinjira mu gihugu udafite visa, ugapfa kwinjiramo gutya gusa. Ahanini abantu bakunze kubikora ku nyungu y'igihugu, ko babaza uko abo bantu bari buze mu gihugu bazaza bafite icyo baje gukora kandi gishobora kuba gifitiye igihugu inyungu. Muri ibyo bihugu rero abantu bashobora kuza muri Amerika badafite na visa, ndashaka kubabwira wenda ushobora kuba utanabizi, ahanini hariho nk'igihugu bita ni Australia. Abantu batuye muri Australia, abantu batuye muri Australia cyangwa Austria bashobora kuza mu gihugu cya Amerika badafite visa. Ni ugupfa kuza gusa ukaza muri Amerika nta kibazo. Abatuye muri Belgique, ndi kuvuga cyane cyane, si ukuvuga ngo ni umuntu uwo ari we wese wagize muri Belgique ngo ufashe indege ngo ise ko uza muri Amerika. Abenegihugu, abafite ubwenegihugu bwa Australia cyangwa Belgique cyangwa Chile, Croatia, Czech Republic na Denmark na Estonia. Abo ngabo ibyo bihugu mvuze aho ngaho byose bashobora kuza muri Amerika badafite visa, kubera ino programme twavuze ni programme ya VWP, no kuvuga visa waiver program. Basinye amasezerano nayo. Ariko na Canada nayo irimo. Umunyakanada ufite ubwenegihugu ashobora kuza muri Amerika bitamugoye. Urumva aho ngaho bisa nkaho bimeze neza. Ariko iyo umuntu aza mu gihugu hari ibibazo, hari umuntu wabaje ngo ese buriya umuntu ashobora kuza muri Amerika ufite ubwenegihugu bakakwangira kuza muri Amerika kandi ufite ubwenegihugu? Yego, byo birashoboka. Bashobora kukwangira kuza muri Amerika ufite ubwenegihugu. Impamvu nashatse kubivugaho cyane cyane uko hari akabazo abantu benshi cyane basa nkaho abantu benshi bakunze kugira katuma nubwo waba ufite ubwenegihugu batakwemera kuza muri Amerika. Nk'uko twavuze, hari impamvu nyinshi cyane. Hari icyambere cyatuma umunyamerika aza muri Amerika bakamwangira kuza muri Amerika. Icyambere twavuga icyo bita ngo ni documentation cyangwa ibipapuro. Ashobora kuba afite ibipapuro bitemewe uko yinjira muri Amerika. Wenda passport yararangiye, wenda afite ibintu impapuro zimwemerera kwinjira muri Amerika zitameze neza. Hari ukuntu bashobora kumugora, hari ukuntu bashobora kumwangira kuza muri Amerika. Hari ikindi bavuga ni background check. Urumva iyo wageze aho ngo icyo bita CBP cyangwa border control, border patrol gutyo. Abo ngabo iyo bakubonye bakora background check, bagasanga background check yawe imeze nabi, ifite ikibazo,
babanza kureba iki? Babanza kureba inyungu z'igihugu cya Amerika. Ese uno muntu tumwemere yinjire mu gihugu, ibyo ari bwangize mu gihugu si byinshi cyane, kubera uko barebye background ni ukuvuga kureba uko umeze, kureba ibyo wakoze, bagasanga ibyo wakoze ari ibintu bibi cyane ku buryo bakuretse kwinjira mu gihugu ushobora kuzana ikibazo gikomeye cyane. Ikindi bashobora kureba cyane cyane iyo bavuga ngo suspect tie ni ukuvuga bakareba ibyo ufite muri Amerika, cyangwa abo usanze muri Amerika, cyangwa uko abo uri kumwe nabo, abo hanging up nabo, mbese abo mumenyeranye nabo, bakareba iyo tie ufite ese ntabwo ishobora kuba suspect, ntabwo ishobora kuba imeze nabi cyane, nuko ntabwo ushobora kuba uri kumwe n'abantu babi cyane ku buryo ugiye kugenda kugira ngo ubahe imbaraga kugira ngo mushobore kwangiza igihugu cyangwa mukore ibintu bibi byose. Baba bareba cyane cyane ku bijyanye n'inyungu z'igihugu. Icyo nshaka kubabwira rero navuze ko abantu benshi bahuriyeho cyatuma bakwangira kuza muri Amerika ni ikintu bita ngo ni health and mental ni ukuvuga baravuga ngo ni health or mental health, ni ukuvuga uburwayi, bushobora kuba uburwayi cyangwa uburwayi bwo mu mutwe. Mu burwayi kwanza ushobora kuvuga ese ni uburwayi cy'ubwonko, bushobora kuba ari uburwayi bwandura, wenda ni icyorezo, ufite nk'icyorezo akavuga ngo hoya uyu ngo tugomba kumushyira muri karantini cyangwa tugomba kuba tumubitsa n'aha, bashobora kubikora gutyo ntibakwemere kwinjira kugira ngo utanduza abantu benshi. Niba bavuze ngo aho ni ubuzima, ariko hakaba icyo bavuga ngo ni mental health, cyangwa ubuzima bwo mu mutwe, cyangwa kugira indwara, kurwara mu buryo bwo mu mutwe cyangwa ubusazi. Ibyo ngibyo baba bashaka kuvuga ibintu bibiri bishobora gutuma batakwemera kwinjira mu gihugu. Icya mbere ni uko babona ushobora kuba ukoresha drug cyangwa ibintu by'ibimogi, urumogi, bakabona ufite addiction kuri ibyo ngibyo bashobora kuvuga ngo hoya kubera uko afite addiction kuri ibi ngibi ntabwo tugomba kumwemerera kuza muri Amerika, kwinjira muri Amerika kandi ufite ubwene igihugu. Cyangwa se bakavuga ngo uno muntu afite addiction cyangwa afite kunywa inzoga, mbese akunda kunywa inzoga nyinshi cyane, ni ukuvuga afite addiction kuri alcohol, cyangwa ni umunywi w'inzoga, ni umusinzi gusa uyu nguyu. Iyo basanze uri umusinzi gusa, uri umuntu ukunda inzoga cyane, hari ukuntu bavuga ngo okay, uyu nguyu ntacyo yigiye kutumara muri iki gihugu, ashobora kuba aje guteza umutekano muke, nta kintu ari budufashemo. Urumva icyo kibazo gishobora gutuma bavuga ngo hoya uyu muntu nitumushaka ntinjire mu gihugu. Bikaba ari kimwe mu byo nashatse uko tuvugaho uno munsi, cyane cyane kuri ako ngaho, ko ndabizi uko abantu benshi cyane bakunze kuba bafite ikibazo cyo kunywa ibiyobyabwenge, cyo kunywa amayoga, ibintu nk'ibyo ngibyo. Visa tugiye kuvuga yindi ya kabiri, impamvu nashatse kwivuga nuko harimo ibintu byinshi cyane tutari tuzi kandi ishobora kudufasha. Iyo bita ngo ni F visa, wenda tuvuge makaramu yagenze gute, tuvuge F visa. Ino F visa reka mbabwire kugira ngo isobanukirwemo neza, ifitemo andi moko yandi atandukanye. Ushobora kuvuga wenda nka F1 visa, hariho icyo bita ngo ni F1 visa, iyi ni rimwe, ni F1 visa. Ino F1 visa ikunze kuba bakoze kuvuga ngo ni academic student, ni ukuvuga ni visa y'abanyeshuri abaje kwiga muri Amerika. Impamvu ushaka kuvuga ko baje kwiga muri Amerika nuko abantu bafite ibitekerezo bitameze neza, abantu ntabwo babizi neza ibi ngibi. Baravuga ngo umuntu agiye kwiga muri Amerika, agiye kwiga muri Amerika, ariko nashaka kubabwira kugira ngo uze kwiga muri Amerika bisaba iki? Bisaba ko ubanza kwemererwa kwiga muri Amerika n'ikigo cyemerewe, ikigo cyemewe, icyo bita accredited, ikigo cyemewe. Ntabwo ari ikigo icyo ari cyo cyose, kuko ibigo byose ntabwo bigira programme ya international cyangwa yo kwigisha abanyeshuri bavuye hanze y'ibindi bihugu. Programme nk'izo ngizo hari amashuri menshi atabigira. Ni ukuvuga uramutse uje ukaza kwiga aho ngaho udafite icyangombwa, urumva ashobora kuzamura amafaranga, ukishyura amafaranga menshi cyane arengeje urugero, kuko ntabwo iyo programme ntayo bafite, kandi ntabwo bafite nuko bakwishyuza ko nta cyangombwa ufite, ntabwo ufite employment card cyangwa green card cyangwa social security, ntabyo ufite, dukasanga biri hejuru cyane. None icyo nshaka kubabwira kuri F visa cyangwa F1 visa ni iy'abanyeshuri, ni visa y'abanyeshuri.
icyo abantu benshi batazi, iyo wumvise ngo umuntu yagiye ku ishuri uvuga ngo umuntu agiye kwiga muri kaminuza, ntabwo ari gutyo bimeze. Ushobora kwiga muri kaminuza, niko bimeze gutyo ku ruhande rumwe, ariko ku rundi ruhande ushobora kubona F1 visa uje kwiga no muri segonderi, ushobora kwiga muri segonderi. N'ikindi ushobora kubona F1 visa uje kwiga mu mashuri mato ayo twita ngo ni primaire, ino hanga bakunze kwita ngo ni elementary school, no kuvuga hari elementary school hakaba na high school. Ushobora kuba waraje ushobora kwiyandikisha kugira ngo uze kwiga muri elementary school cyangwa amashuri y'abana bato. Amashuri y'abana bato tuzi uko ni ku myaka 12 gutyo kumanuka hasi, no kubona umwana ufite imyaka 6, 7, 8, 9, 10 ashobora kuza kwiga akiga mu mashuri ya elementary school, mashuri matoya. Ushobora kwibaza se ni gute umwana yaza kwiga akiga muri elementary school kandi agifite iyo myaka ingana gutyo? Uko babigenza ni uku nguku. Iyo wagiye ku ishuri, hari ikigo kimwe kiba muri Utah gikunze kwemera abana bose segondere na primaire, barabemera kujya kwiga aho ngaho. Hari n'ibindi bigo byinshi, wenda ni byinshi cyane bihari, ariko icyo nicyo nkunze kubona abanyeshuri benshi bajya kwigira aho ngaho. Icyo nshaka kubabwira aho ngaho kuri iryo shuri rero, bagushakira umubyeyi, bashaka umuntu akaba nk'ari we responsible wawe, niwe akaba nk'ari we ugushinzwe, hanyuma ushinzwe uwo mwana, ukuvuga agomba kumureba uko umwana yabyutse, yibrosheje, yoze, ibintu nk'ibyo akabimukurikirana, mbese nk'uko umubyeyi yakurikirana umwana we. Usibye ko bitaba bimeze nk'umubyeyi 100%, ariko bafite ukuntu bakurikirana, kandi abana bakajya ku murongo neza. Bashaka gusohoka, ntabwo bashobora gusohoka bonyine batari kumwe n'abo ngabo twavuga ko ari bo babyeyi babo. Nuko bimeze. Nushobora kwibaza se umwana ashobora kujya mu kiruhuko? Yego, umwana ashobora kujya mu kiruhuko. Ushobora guhitamo ibintu bibiri. Umwana ashobora kujya mu kiruhuko agasubira mu gihugu cye, cyangwa ashobora kuza mu kiruhuko niba afite bene wabo bandi batuye mu yindi state, kandi mukaba mwumvikanye uko umwana ashobora kuzajya kuruhukira aho ngaho, nta kibazo. Umwana ashobora kugenda akajya kuruhukira aho ngaho, nta kibazo. Uko niko bimeze. Hari abantu benshi bajya bohereza abantu ino hanga kugira ngo baze kwiga, cyane cyane kuri iyo myaka za segondere gutyo, amafaranga akaba menshi. Nyawe nigeze kubivuga, bagatekereza uko bazatanga amafaranga menshi, ngo okay, umwana wanjye ntakigiye iyo ngiyo. None uko tugomba kubigenza ni gute? Bagomba gushaka ahandi ajya, umwana akaguma aho ngaho, bakamushakira icyo bita guardianship. Umuntu akajya amufasha, bikagaragara ko ari umubyeyi w'umwana akiga ariko adafite icyangombwa, adafite ibipapuro byatuma abona izindi mfashanyo zose za leta. Uko niko bimeze. Nashatse kubabwira kuri F1 visa, ariko mu by'ukuri F1 visa ntabwo ari yo yonyine, hari n'izindi za visa. Kuri F1 visa, mbere ko tuyivaho, igira amabwiriza yayo cyangwa amategeko yayo. Ni ukuvuga iyo warangije ishuri, hari icyo bavuga ngo iminsi 60 ya grace, ariyo bita 60 days of grace. Ni ukuvuga iyo warangije ishuri baguha iminsi 60 kugira ngo witegure ushobore gutaha iwanyu. Niko bakunze kubigenza gutyo, iminsi 60. Muri iyo minsi 60 ariko bakaguha amahirwe yandi yo kugira ngo uhindure status, no kuvuga status ya visa yawe, ariko igakomeza kuba ari non-immigrant, cyangwa igakomeza kuba visa y'umuntu uje ariko ukaba waraje utari buture. No kuvuga non-immigrant, no kuvuga umuntu udatuye muri Amerika, utemerewe gutura muri Amerika, ko akaba ari muri Amerika gutyo nk'umushitsi mbese. No kuvuga muri iyo minsi 60 ushobora guhindura ugashaka visa yindi, kandi muri iyo minsi 60 ushobora gushaka icyo bita OPT, cyangwa optional practical training. Icyo ngicyo cya OPT, no kuvuga baravuga ngo student can apply for OPT, for optional practical training, niko babyita gutyo. Iyo warangije amashuri yawe, amasomo yawe, ukakora application, ni byiza gukora application mbere yuko urangiza ishuri. Icyo iyo OPT igufashamo nuko ituma ushobora gukora mu kazi k'ibyo wigiye, hanyuma bigatuma uguma muri Amerika. Uramutse ukoze neza waguma muri Amerika. Abantu benshi bari muri Amerika muri ubwo buryo, bagatinda muri Amerika kubera ko bafite ako kazi cyangwa iyo training bari gukora ijyanye n'ibyo bintu bigiye. Ngira ngo ngaho turabyumva, bishobora kongera n'indi minsi.
ikindi nshaka indi minsi yo kuba muri Amerika, ikindi nshaka kubabwira cyane cyane kuri F visa, twaba turi kuri F1 visa, ndashaka mbabwire ku kintu cyitwa F2 visa. Rero ino F2 visa nayo ni visa ikunze gufasha ifasha umuryango w'uwo nguwo umunyeshuri kugira ngo uze muri Amerika. Ashobora kuba umugore we, abana be, cyangwa ashobora kuba umugabo we cyangwa abana be, bose bakaza kugira ngo baze babane n'uwo munyeshuri ahangaha muri Amerika. Iyo F2 visa abantu benshi bakunze kuyapplyinga, bigatuma imiryango yabo iza muri Amerika kubera F2 visa. Wowe ushaka kuza kuri F1 visa, umuryango wawe ukaza kuri F2 visa, kandi bavuga ngo ni minor children, kuvuga abana bari munsi y'imyaka 21 bashobora kuza muri Amerika nta kibazo. Ngira ngo aho ngaho turabyumva neza. Iyo niyo twise ngo ni F2 visa. Murakoze mwese mwakomeje gukurikirana kino kiganiro. Reka tujye kuri icyo bita ngo ni F3 visa. Turacyari kuri F visa, twatangiye kuri F1, F2, reka tujye kuri F3 visa. Ino F3 visa ituma, hano baravuga ngo F3 visa form ni family based immigrant visa for married children of a US citizen and their dependents. No kuvuga F3 visa isobanura iki? F3 visa isobanura uko ari family based. Family based no kuvuga ni umuryango, no kuvuga umuntu ufite ubwenegihugu uri US citizen ushobora gukora application ya F3 visa kugira ngo uzane umugore wawe, uzane abana kugira ngo uzane abana bawe, umwana ufite imyaka ufite sinzi ko, reka mbibasobanure neza kugira ngo byumve neza. F3 visa no kuvuga wenda ku rugero, nimba ufite ubwenegihugu bwa Amerika, uzuko mu mategeko y'iki gihugu iyo ufite ubwenegihugu bwa Amerika ushobora kuzana umugore wawe n'abana bawe. Ikindi kirenzeho nuko ushobora kuzana abo muvukana n'ababyeyi bawe. Ariko kuri F3 visa ufite ubwenegihugu bwa Amerika ushobora kuzana umwana wawe n'umugore we n'abana be, no kuvuga n'abuzukuru bawe, tuvuge gutyo. No kuvuga hanga baravuga ngo F3 visa ituma wa muntu ufite ubwenegihugu ashobora kuzana umwana we, akaba ashobora kuzana n'umugore w'uwo mwana we cyangwa umugabo w'uwo mwana we n'abana be. Ibyo ngibyo mu by'ukuri ntago biri muri petition. Iyo wakoze petition yo kuzana umuryango wawe, abo ngabo ntago bakagombye kuzamo, kuko wemere kuzana umwana wawe, umugore, umwana n'ababyeyi bawe cyangwa abo muvukana. Ariko uruva kuri F3 visa harenzeho none ikindi, ushobora kuzana umugore w'umwana wawe, umukazana wawe, ushobora kuzana umukwe wawe, nawe ashobora kuza muri F3 visa. Ngira ngo turabyumva neza. Uko niko bimeze ukora application ya F3 visa kugira ngo ushobore kuzana abo ngabo, nubwo mu buryo busanzwe ntabwo babazana, ariko F3 visa iremera uko ushobora kubazana. Reka turebe noneho icyo bita F4 visa. F4 visa noneho ireba abandi, ireba abantu bafite icyo bita za green cards. No kuvuga nani family based, no kuvuga ni family based visa. Ariko family based visa igatuma umuntu ashobora kuzana siblings, no kuvuga siblings sibiwe. Reka turebe ko tubisobanura neza. No kuvuga twabanje kuvuga ngo ni F3, reka tubisobanure neza bitaducanga. F3 visa no kuvuga ufite ubwenegihugu uri US citizen, uzanye noneho married, uzanye icyo bita married child, no kuvuga married child cyangwa married children, uko ushobora kuzana umwe cyangwa ukazana benshi cyane.
hano uri US citizen. Noneho kuri F4 visa, reka turebe F4 visa. Aha, okay. Kuri F4 visa naho basaba ko ugomba kuba US citizen. Aha, hano ngiye kubivuga ukundi, ugomba kuba uri US citizen, ariko noneho ukazana abo muvukana, ukaba ushobora kuzana abo muvukana. Ahangaha mu busanzwe ushobora gukora form bita ngo ni ushobora gukora form bita ngo ni I-130 kugira ngo ukore petition y'abo muvukana, ushobora kubazana. Ariko kuri F4 visa uri US citizen, ushobora kuzana abo bita siblings, abo muvukana nkuko bisanzwe, ushobora kuba sponsoringa kugira ngo bashobore kuza muri Amerika. Mbese ni nkaho ari kimwe na n'iriya form ya I-130, ariko ahangaha nuko baravuga ngo ushobora kuba sponsoringa kugira ngo baze kandi bakaza babonye green card. Application yabo uyikora he? Uyikora kuri travel states, ujya aho bita ngo travel states, that states gov. Aho niho ujya gukora application yabo bantu kugira ngo ushe kuzazana aba siblings bawe. None reka turebe ingi naringiye kuvuga bita ngo ni F2A. F2A visa ikibaho kibaye gitoya. Ya, none turebe F2A visa. Niba mwibuka neza twavuze ngo ni F2 visa, ushobora kuzana umugore wawe hamwe n'abana be, uri umunyeshuri gusa wabonye visa yo kuza ku ishuri, ushobora kuzana umugore wawe n'abana bawe nta kibazo. None F2A visa ni ukuvuga hano ugomba kuba ufite green card. Green card, niba mvuze green card nashatse kuvuga lawful permanent residence. Uko ushobora kuba hanyuma ushobora kuzana umugore wawe, your spouse, ushobora kuzana umugore wawe, ushobora kuzana cyangwa umugabo wawe kuri ino F2A visa, ushobora kubazana muri Amerika kugira ngo nabo gutura muri Amerika. Urumva iyi ngiyi icyo nashatse kubabwira nuko F2A hamwe na F4 visa, ibi ngibi urebye bifite uko bisa na I-130. Sinzi niba ndi kubyandikira mu bindi, ngira ngo anga muri kubibona neza. No kuvuga F2A niho navuze anga F2A na F2I. F2A na F4 ifite aho bihurira na I-130. Ya, murakoze cyane. Nashatse kubabwira ibi ngiye kugira ngo mushobore kubisobanukirwa neza, kuko hari information zimwe na zimwe usanga zitandukanye n'ibyo abantu bari bazi, cyane cyane iyo ugeze ku bintu bita ngo ni F3 visa bita ngo ni F3, aho ushobora kuzana abana bawe, umwana ufite ubwene ukazana umwana wawe n'umugore we n'abuzukuru bawe. Ibyo ngibyo abantu benshi ntago bari babizi, ariko bigenza gute? Ni hahandi n'ubundi kugira ngo ushobore kubazana uzuza ino form ino form twavuze ni I-130. Warangiza kuza form ya I-130 ikaba approved, ukayoza muri immigration ikaba approved. Ya, ikaba approved no form, no kuvuga wayohereje muri US, icyo bita USCIS, ikaba approved, yaba approved ikajya muri National Visa Center, niko bimeze. NVC, yava muri NVC ikajya muri Department of State, ariyo muri ambassade, ikajya muri ambassade. Muri ambassade byageze, ariko ikiri hano muri National Visa Center hari ibyo ugomba kwishyura, amafaranga ugomba kwishyura. Hari za form bajya bavuga ni I-864. Iyi ni form igaragaza uko uzaba supportinga ibintu nk'ibi byose, urabyuzuza ukabyeza rero amara kuba approved. Okay, dossier ikabiremewe gutyo. Nibyo nashatse kubabwira ibyo kubijyana na za visa kugira ngo mushobore gusobanukirwaho gato kubijyana n'ama visa. Ya, murakoze cyane mwese mwashoboye kurikira no video.
kandi nimba ufite igitekerezo comment iyo ari yo yose, wumve uri free kugira ngo ushobore kuyisangiza natwe cyangwa n'abandi bose. Niba ari ikibazo gihari dushaka kureba uko twagusubiza, cyangwa byaba ari ibibazo bikomeye cyane tukareba abandi bashobora kuba abandi bashobora kuba bazi ibintu byinshi cyane kuturusha, nabi birashoboka, ni benshi cyane, hanyuma bakabidufashaho. Bitashoboka rero ibintu byose byananiranye, tuba tuzi uko Imana nishobora byose. Murakoze cyane, turi kumwe kandi Imana ikomeze ibarinde mwese. Bye.